Imana ni nziza koko kandi ikomeje kugenda yigaragaza cyane nk'uko uri kubibona muri screen yawe. Abo ni Vestine ndetse na Dorcas mbere yuko berekeza mu gihugu cya Canada babanje gutaramira abanyarwanda ku buryo bukomeye cyane. Ni igitaramo cyabereye muri Kigali ubwo Vestine ndetse na Dorcas batumiwe kugira ngo babanze basusurutse abakunzi babo mbere yuko berekeza muri Canada mu bitaramo bitandukanye bagiye gukorerayo. Ni igitaramo cyiswe Jesus Alive Crusade in Rwanda. Ndagira ngo turebere hamwe uko igitaramo cyagenze, hanyuma nanone turebere hamwe gahunda y'ibitaramo bagiyemo mu gihe kingana n'ukwezi kose hariya mu gihugu cya Canada. Ngo wayikaze kuri Admount niyo tugiye gusenga maybe n'utamuke mu jambo ry'Imana wubakira mu bibazo abantu murabyizeye. Fata mugenzi wawe kigali. Yes, nyemerera nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza cyane aho uherereye hose. Niba uri mu Rwanda, niba uri hanze yarwo, ndakwifuriza kugira ngo ibyo ukora birushaho kugenda neza cyane. Imana ikomeze kugenda ibiguheramo umugisha mwinshi cyane, umugisha utagabanyije niwo ngenda nkwifuriza. Ngo haye nikaze rero kuri Admount niyo nk'ibisanzwe twiganira amwe makuru abakomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amakuru abakomeje kugenda agarukaho cyane n'ibinyamakuru bitandukanye
amakuru yagiye agarukaho cyane cyane rwose niyo ngenda nkusanyiriza hanyuma nkayazana tukayaganiraho. Hanyuma rero hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta yindi nkuru iri trend cyane, nta yindi nkuru iri kugarukaho cyane n'ibinyamakuru bitandukanye usibye iya Vestine ndetse na Dorcas ubwo na rebo yabo yose ya MIE Empire. Ni inkuru ikomeje kugarukaho cyane bitewe n'uburyo mbere y'uko bajya muri Canada babanje gutaramira cyane abanyarwanda. Wumva ukuntu bakoranye imbaraga zidasanzwe ndetse dukwiye no kubashimira cyane. Bari bafite igitaramo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo ku cyumweru. Hanyuma kuri uwo munsi nanone aribwo bari bwurira indege berekeza muri Canada gukorera ibitaramo. Bagiye kumarayo igihe kingana n'ukwezi kose nk'uko babyitangarije. Bazakora ibitaramo bigiye bitandukanye, bazakora ibitaramo mu mijyi igiye itandukanye dore ko Canada ari nini cyane. Ariko nanone nubwo bazakorerayo igihe kingana n'ukwezi kose ntabwo bazakora nyine ngo bahave Canada yose bayirangije. Hari bimwe mu bice bazagenda bageramo hanyuma hakaba ari n'ibyo batazageramo kuko Canada ubwayo ni nini cyane ntabwo mu gihe kingana n'ukwezi baba bayizengurutse yose ngo babe bayirangije. Rero abazaba bazaboneka nk'uko babyitangarije bagenda banyuza amakuru ku mbuga nkoranyambaga zabo, haba urubuga rwa MIE Empire hanyuzaho amakuru updates za buri kanya bitewe n'aho bazataramira nuko bizagenda. Nanone bakongera bakanyuza amakuru ku rubuga rwa Irene Murindahabi, nanone bakanyuza kuri Vestine and Dorcas official account yabo ya Instagram, nanone bagakoresha account ya Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. Hose rero bagenda batangaza amakuru mashyashya bagiye bamenyesha abantu kugira ngo abakunzi babo bagenda bimenya ndetse babimenyere no ku gihe. Rero ndagira ngo tugaruke ku buryo bataramiye abantu cyane, ku buryo bukomeye cyane. Umve n'imbaraga bakoresheje ni ibintu bidasanzwe, nawe ubyumvise urumva ko bakoresheje imbaraga cyane ndetse n'umuhate kwemera n'icyo kintu kugira ngo baze gutaramira abakunzi babo mbere y'uko berekeza muri Canada. Bakoresheje imbaraga cyane, ni ukuri no kubashimira byimazeyo nk'uko nanone banavuze ko bafite gukora n'ibiganiro byinshi bitandukanye nabyo bakabikorera ku kibuga cy'indege. Urumva bataramiye abantu, igitaramo cyabaye mu masaa 9 z'amanywa dore ko imiryango yari ifunguye muri Kigali isaha ya saa 7. Abantu binjiraga kandi kwinjira byari ubuntu, ntabwo bishyuzaga, byari ubuntu kwinjira. Harimo abantu benshi rero baturutse mu ngeri zitandukanye baje kuramya no guhimbaza Imana. Hari n'andi makorari atandukanye ariko nyine Vestine na Dorcas nabo baje ariko bagerageza kuririmba mu ba mbere kugira ngo ibintu birangire hanyuma babone n'igihe bahita berekeza ku kibuga cy'indege. Nuko rero baraza bataramira abantu rwose ku rwego rwo hejuru cyane. Abantu barishima, bamaze kwishima baranabasezera hanyuma baranabasengera, bizera yuko Imana igiye kubakorera ibitangaza. Kandi koko nibyo, Imana igenda ikora ibitangaza birigaragaza. Ariko nanone mbere yuko bakora icyo gitaramo cyabereye muri Kigali kuri YouTube channel ya MIE Empire, bari bakoreye ikiganiro ubwo cyabaye mbere yuko icyo gitaramo kibana, mbere yuko berekeza muri Canada, bavuga ku bijyanye nuko bagiye kumara ukwezi muri Canada, basobanura amakuru yose agiye atandukanye ndetse banagaruka ku byaranze ku byagiye bibaho nyuma yuko Vestine akoze ubukwe, nyuma yuko akorewe ubukwe kuko ntago ageze aza mu itangazamakuru. Ndetse banagaruka none kuri Emmanuel, indirimbo yabo, bavugaruka kuri feedback, bavuga no kuri Yebo, indirimbo imaze kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 20, ikaba yarakunzwe mu bihugu byinshi bitandukanye. Banashimira abantu bagize uruhare kugira ngo indirimbo yabo igere kure, ndetse na Emmanuel iri kurebwa cyane muri iyi minsi, nayo irakunzwe cyane. Babigarutseho rero cyane. Hanyuma nanone Dorcas aza kugaruka ku buryo Vestine akimusiga mu rugo agasigara wenyine, uburyo Dorcas yabayeho nabi cyane bikamugora, kurya bikagorana, akarwara rwose ku rwego rwo hejuru cyane, akananuka agashiramo bitewe nuko Vestine bamenyeranye. Vestine birirwanaga bagasangira buri kantu kose, birirwana nyine baganira utuntu twose. Urumva rero kwitubura umuntu nk'uwo nguwo biba bigoye cyane ko banabanaga nkaho wagira ngo ni impanga, nubwo ari mukuru we iba bana wagira ngo ni impanga. Rero Dorcas yahishuye uburyo yabayeho mu bihe bigoye cyane, akajya agerageza kujya kumusura kugira ngo abashe no kurya. Byagarutswe rero n'itangazamakuru, ibinyamakuru byinshi bitandukanye nabonye bigenda bigaruka bavuga bati Dorcas yabangamiwe cyane no kuba adafite Vestine, yabayeho bigoye ndetse ariko kubera Imana nyene agenda bishobozwa. Yagiye afata n'imiti bigoranye ariko bakanasenga cyane, hanyuma Imana igenda imushoboza kuba yabibamo ndetse akanabimenyera.
Ikindi kandi nanone bagarutseho ni uburyo Imana yabashoboje cyane muri iyi minsi ishize, nubwo batagaragaraga cyane mu itangazamakuru, batagaragaraga cyane bakora ibindi bihangano, dore ko bavuye mu bihe by'ubukwe mu kwezi kwa karindwi, nyuma yaho gato bagahita basohora indirimbo, ntabwo bongeye kugaruka mu itangazamakuru, bongeye kugaruka muri uku kwezi kwa 10. Bavuze ko rero muri iyi minsi ishize bari mu bintu byinshi cyane bitandukanye, bari mu bikorwa bikomeye cyane byo gutegura, haba gutegura ibyo bitaramo ndetse no kuba barimo barakora izindi ndirimbo zitandukanye, dore ko muri iyi minsi bafite indirimbo bagiye gushyira hanze yitwa Usisite, akaba n'izindi ndirimbo zindi zigera kuri 4, ubwo ni indirimbo 5 bakoze ngo bafitiye audio ndetse n'amashusho. Urumva ko bakoze cyane muri kino gihe, bagize umuhati ukomeye, bakoze indirimbo zikomeye nyinshi kandi nizera ko zizakundwa cyane. Nk'uko rero baririmba bavanga indimi zitandukanye, bafashe na zimwe mu ndirimbo, bafashe indirimbo yitwa Iriba hanyuma bayishyira mu rurimi rw'igiswahili kugira ngo nabumva igiswahili bazayumve, niyo gahunda ihari. Ngayo nguko rero ngira ngo ayo niyo makuru yibanze twakabaye tuganiraho kuri Vestine ndetse na Dorcas. Ibindi tuzagenda tuyimenya mu minsi iri imbere, haba ibitaramo bagenda bakora, haba uko byagiye bigenda, buri kantu kose tuzagenda tubikurikirana, ndetse ibyo dushoboye tubibagezeho 5 kuri 5, nibyo tudashoboye nabyo tubikurikirane ku mbuga nkoranyambaga zabo nk'uko babyitangarije. Reka ngushimire cyane rero uwe wafashe umwanya wawe ukabana nanjye kuva dutangiye iyi nkuru kugera kuri uyu munota, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Imana ikumpereye umugisha mwinshi utagabanyije, nuko ndibyo dukora ntugende udakanze kuri subscribe, hanyuma wibuke ifungure n'akazogera kugira ngo nidushyiraho inkuru ujye utibona mu ba mbere. Ndagushimiye cyane rero, Imana ikomeze ibarinde.